yarambwiye ngo nyimara kugutwita narakuruhanye mu nda atariko papa wawe nyimara kukubyara yaravuze ngo ntago bajye babyara abakobwa. Abivugaga cyane. Bavugaga ngo iki? Ko dukinyendaro. Nagiyeyo kuko nsanga araryamye, nsanga n'inshuti ze ziri aho ngaho. Maze kuhagera barangije baragenda baranyakira. Bamaze kunyakira bampa n'icyo kunywa ndanywa. Sinzi uko byagenze nanjye naje kwisanga maze gukanguka. Yarabyutse arambara, iwabo ngiye kumva baravuze ngo yewe ngo nta matera turayikeneye, ngo kandi dukeneye n'ibikoresho byacu. Ndavuga nti none se kugiye bakaba ubu ngubu ngenda umwana turasigara turyamye hasi. Naramubwiye ati se wambabariye mu bye by'uru ukansigaranira umwana nkajya gushaka akazi, kubona ko byanze, kubona n'amata ye nanayabuze, byibura ko nzajya mu fese mpembwa nzajya mpita nyaguha yose. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Umwaka mushya muhire na Noheli nziza kuko turacyayirimo abantu bose badukurikiye bari mu bice bitandukanye, abandi bari muri rwa rugendo rwacu rushya ni Urugendo Online TV. My name is Sam Gakire Jerry, abahari n'ubundi niwe uri kuri Vora aturebera ukuntu ibintu bimeze neza kugira ngo dukomeze muri rwa rugendo tumeze neza cyane. Abantu bose babanye natwe, abakomeje gukora subscribe, bakomeje kuduha ibitekerezo, abantu bose coje uyu mwaka mbashimira, ndabashimira kuko ntago mwatengushye kutuba hafi, ntago mwadutengushye ngo mubure kudukosora aho bagatunyuze ku ruhande. Niyo mpamvu mbashimiye cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha dukomeza urugendo rwacu. Muri kureba uyu muntu wicaye agiye kuduha ubuhamya ariko budasanzwe. Murabizi ntago naremerutse gufata ubuhamya, ariko yo nemeye kuvuga ngo uyu muntu naze yicare atubwire ibintu kuko mbararafashe ubuhamya bwinshi, marumvisha bidasanzwe cyane. Harimo byinshi, harimo urukundo, harimo famiye, harimo byinshi bishobora kukwigisha nawe ushaka kuvanamo ikosa ryabaye ukarikosora, cyangwa se nawe ukavanamo isomo rizagufasha mu buzima. Amazina yawe ninde? Ikaze. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nzamukosha Emima. Emima? Yego. Emi, kuri kuvuga gake? Urarwaye? Yego ariko ntago ari cyane. Urwaye Covid? Ya ntago ariyo. Ayiwe. Ndaringeze ubwo hano uko nyine hariya bagupimye bagukingiye. Byagenze neza. Byagenze neza cyane. Amakuru meze neza cyane. Umwaka urawusoje ufite amashimwe? Arahari menshi cyane. Arahari menshi cyane. Urashima Imana, ugashima n'abandi bantu bakeya. Yego. Abantu bake ushima nizere ko nanjye ndimo. Nawe urimo. Aha, ntago byoroshye cyane, ariko twese dushima Imana kuko turi amahoro, kuko turi bazima. Emima, mu rugendo rwawe rw'ubuzima wavukiye hehe? Wavukanye n'abana bangahe? Tutangirire muri urwo rugendo ku buhamya bwawe ugiye kuduha bukomeye. Navukiye mu karere ka Nyanza, mudugudu wa Nyesonga, kagari ka Butasinda, umurenge wa Kigoma. Twavutse turi abana 9, ariko muri abo bana 9 ninjye wavutse ndumwe, ntago duhuje papa na mama hose. Ariko abandi barahuje. Ubwo bakwitaga iki muri ya mazina, cyangwa ntago bigeze bagutoteza? Barabivugaga cyane. Bavugaga ngo iki? Ko dukinyendaro. Yego, narimbiketse. Mu rugendo rwanjye
uvukiye muri uwo muryango nyine bigenda ute nk'ahantu wari uvutse nyine wumvamo ari we mwana noneho banakwita ayo mazina yuko mudahuje papa? banyitaga amazina nkababara cyane nkigunga nkahora mbese mfite intimba n'agahinda ku mutima wanjye. Ntago mbyumvishe, wavukiye mu rugo ariko mama wawe yaragushuguritse ku wundi mugabo? Yego. Kandi ariko uwo mugabo babanaga? Yego. Aho urumva ko buvukiye mu bibazo rwose. Undi muntu ahita abyumva. Uvuga ngo barabanaga nk'umugore n'umugabo abamuca inyuma. Yego. Ku wundi mugabo. Kandi aba muri urwo rugo. Uvukira muri urwo rugo? Yego. Baratesetse mbese mbyimagine. Ntabwo byari byoroshye kuko umwana yaturukaga hirya no hino akavuga ati wowe uri ikinyendaro nta n'ikintu uzimarira. No umupapa wakavuga ukivuka se barakwakiriye nk'abandi bana wenda hari ukuntu wenda nubwo utabizi ariko waba ujya ubibwirwa bakubwira ko ukivuka byagenze bite? Undi nkivuka navukiye kwa nyogokuru, mama niho yansize aragenda ajya gushaka undi mugabo. Mfite imyaka 3. Ni ukuvuga ngo mama wawe yarakujugunye? Yego. Ajya gushaka undi mugabo wa 3? Yego. Utari wa wundi wo muri rwa rugo, utari na papa wawe? Yego. Bere ko atari yoroshye. Amaze kugenda nyine najya nko kuvuma abana akavuga ati wowe uri ikinyendaro na papa wawe nta na mama wawe ugira. Naza nayibaza nyogokuru akavuga ati tireka rega jya ubihurira mwana wanjye dore ndahari ku bwawe. Ndamugana ariko ndashaka kumenya ikintu kimwe, se ni we mama cyangwa hari undi mama ntazi. Utajya kubibaza ufite nk'imyaka ingahe? Mfite imyaka 6. Akavuga ati ano ntaza kumbwiza ukuri, yambwira ukuntu ibintu bimeze, yambwira ko mama hari. Ndangije ndavuga ni ngomba gufata urugendo. Wagize imyaka 6 utari wamenya mama wawe? Yego. Atanaza kugusura? Yego. Yarakujugunye arigendera? Yego. Ndavuga ni ngomba gufata urugendo ngajya kumureba. Mu by'ukuri naramubonye mbona nyine ni umuntu mwiza, ndavuga ni se umuntu mwiza ashobora kubikora. Nyine wamfitiye nyumva ngize nyine agahinda mu mutima. Wabonye mama wari umuntu mwiza? Ute? Nabonye ari umumama muremure w'inzobe. Nareba nuko nsa nkavuga ni nshobora kuba nibeshye. Ariko umwana twari twajyanye arambwira ati n'uyu nguyu. Kuko we yarandutaga afite nka 15. Uwo mugabo yahise aturuka ruguru arambwira ngo singukeneye hano wenda kuzi njya gushaka mama wawe. Ndamubwiye ko iwacu tujya duturera abana b'abandi. Amaze kubivuga naramubwiye ati nta kibazo reka nigende. Naragiye ariko ngenda mfite agahinda n'akababaro, ndagenda mbwira nyogokuru niwe nari nzi ko ari mama. Mama wawe si icyo gihe nta jambo yakubwiye? Yarabimbwiye. Yakubwiye iki? Yarambwiye ngo nyimara kugutwita narakuruhanye mu nda, atariko papa wawe nyimara kukubyara yaravuze ngo ntago bajye babyara abakobwa. Ubwo rero ngo nanjye nabonye ubuzima buncanze ngo kandi mbona bitoroshye mu rugo ngo ndangije nanjye ndagusiga ndagenda. Nuko subirayo? Nsubirayo. Mu by'ukuri nyogokuru wawe? Nyogokuru yarankundaga, yamaga buri kimwe nubwo bitari byoroshye urugendo rw'ubuzima. Aho sogokuru yari amaze kurwarira, mbese navuga ko ari we narenze ko ari we data. Nabimenye maze gukura cyane kuko naramurwazaga arwaye. Aho amaze kwitabira Imana ntabwo byanyoroheye. Nahise n'umutwe ku musozi numva ngiye gusara. Amaze gupfa haciye rero nk'amezi 3 niho nari maze kugarura ubwenge. Yapfuye ufite imyaka? Yapfuye mfite imyaka 15. Niho nari maze kugarura ubwenge kuko numvaga narasoze. Ubwo mfite imyaka 21. Ntabwo byari binyoroheye.
amaze gupfa nagiragiye. ntabwo wigeze utubwira muri bwa buzima bwawe bw'umwana wavukiye muri ibyo bibazo, se wabashije kwiga ese? Sogokuru yanjyanye mu ishuri, njyana mu mwaka wa mbere, niwe wandiriraga ariko nabwo bitoroshye, aza kurwara mvamo, mvuyemo umugiraneza w'umuturanyi arambwira ati subira mu ishuri wige, njyamo ngera mu mwaka wa kabiri. Sogokuru asa nkaho yorohewe, ndakomeza ngera mu mwaka wa gatatu. Sogokuru nibwo yitabye Imana, mpita mvamo. Amaze icyumweru apfuye, mama yaje aho ngaho, ndamubwira ati navuye mu ishuri, se nta kintu wamfasha ngasubiramo? Yaravuze ngo nta kintu nakumarira, kuko nta n'ikintu na kimwe uzigera wimarira. Mama wawe ukubyara? Mama wanjye umbyara. Ngo njye mfite ibintu byinshi biba bindeba, ngo rero ndumva umusaraba wawe ntawe uyikorera ngo mushobore. Nuko navuye mu ishuri. Wagarukiye mu wa gatatu? Yego. Uzi gusoma no kwandika? Nzi gusoma no kwandika, ariko siko byose mbizi, ariko ndagerageza. Uragerageza? Yego. Uvuga ngo ibyo byo kwifashisha urabizi? Yego. Icyapa wagisoma kavuga ngo hano biri kwerekeza i Nyarutarama, hano biri kwerekeza i Batsinda? Yego. Okay. Na telefone kuyikoresha nta kibazo, kuba wakandikira umuntu message? Yego. Ibyo bikenewe. Nyuma yo kuva mu ishuri se wagize agahinda yuko utize? Hari igihe n'ubundi umwana usanga adashaka kwiga kuko bibaho, ariko hari umwana uva mu ishuri akababara akavuga ku buryo arinda agira imyaka ngavuga ati n'ubu mbonye umuntu umfasha nasubira kwiga. Nagize agahinda, kiri umubabaro, ntabwo numvaga ko nava mu ishuri, numvaga nakomeza nkiga, nkahora nsenga nsaba Imana ati Imana ndamutse mbonye ubushobozi nasubira mu ishuri nkiga, kuko numvaga mbikunze, ariko nta bushobozi nari mfite. Ubuzima bwawe rero buhita butangira kugenda ute? Wagiye kuba he? Ubuzima bwakomeje ute? Urugendo rw'ubuzima bwawe muri iyo myaka 15 hahise mbona umuntu arambwira ati se waretse nkakurangira akazi i Kigali. Tangije ndamubwira ni se ko gukora iki ngo ko mu rugo, ngo kubona ubayeho nabi. Ndamugani nta kibazo, yanzanye i Kigali, barangiza ku mafaranga 5,000. Mwakoraga he? Nakoraga ku Gisozi, akazi ko mu rugo. Niho nakomereje ubuzima bitoroshye. Byari ibintu bigoye, nasubizaga amaso inyuma, nkareba aho mvuye, nkareba naho maze kugera, nkabona ni ibintu bingoye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo muri ako kazi ko mu rugo ho nta ngorane no gutotezwa wahuraga nabyo? Ntabwo zigeze zibura, ariko narihanganye, nkajya muransenga, nakumva mfite agahinda kuko nta muvandimwe nari mfite nirukira ngo mubwire ngo gutya cyangwa se ngo iki kibazo, ahubwo naragendaga nkapfukama nko muri dushe cyangwa muri toilette, baba bamaye basi ngo genda ujye gukoropa, ahubwo nkapfukama nkarira, nkasenga Imana, nkabwira Imana ati se Mana ibi byose ni wowe ubizi, ko nageze aha ni wowe ukuzi, amaherezo y'ubuzima bwanjye ni ubuhe? Ku buryo mabuja yazaga kundeba akabona naza ko ese ninde muntu wagukubise, byagenze gute, uratwite? Avuga ni hoya, nta kibazo na kimwe kindi mfite, usibye Imana yonyine niyo yabimenyaga. Turatwite. Kenshi nagiye nganiriza abantu bari muri ubwo buzima n'iki, ambwira n'abantu babaga amafaranga bashaka kumusambanya. Nawe byakubayeho? Byambayeho ukwezi kwa gatatu. Uri muri urwo rugo? Ndi muri urwo rugo.
ninde washaka kubikora uwagukoreshaga yego byagenze ute rero duhe kuri ako gastori umunsi umwe wankurishaga yaratashye ahajije arambwira mbese ngo ubu ngubu ngo nta kintu na kimwe ngo ukeneye ndamugane ntacyo wari ufite imyaka ingahe afite 17 mbese ngo nta kintu na kimwe ukeneye ndamugane ntacyo haje avuga ngo ese waka n'amafaranga ukajya kugura amavuta meza ngo ukisiga kandi kukanambara neza ndamubwira niho ye ntago mbishaka none se bibaho ngo wanga amafaranga y'umugira neza hari ikindi yari akwatse se bari barambwiye nyine ngo abantu b'i Kigali ni abantu babi noneho abapapa ngo ni babi ntabwo ari beza nubaga ko nyine bagomba kubyakira ntago nigeze mbyakira nyine yambwiye nabi ubwa kabiri ninjiye mu nzu arafunga afunze ndasakuza mbuze induru kubw'amahirwe umwana aho ngiye kubona mbona araje mbona arafunguye arambwira ati mbabaye ntujye umuntu n'umwe bibwira ndamugana nta umuntu n'umwe nabibwira ariko ndabasezera nigendere mabuja yaratashye ndamugana ngomba kugusezeraho ngiye mu iwacu mu cyaro ubika ibanga yego abakozi bo mu rugo bari kureba iki kiganiro mubika amabanga nabashobuje ubundi mwagiye muyamena urugo rugahira rimwe kweri tutabivuze urumva ngo wahishiriye umunyabyaha icyo utamureze hagati yansabye ku bintu kuko oya uri kubusenya urugo ariko bandusenya abagize ubwenge naramwihoreye naramuretse muri urwo rugo rero ubu urahavuye amahoro narahavuye nta kintu akoze yego narahavuye nshaka kandi kazi ndakabona aho ngaho nagiye banangije 14 maze kuhagera barankunze pe bamfuta nk'umwana wabo ikintu cya mbere nabasabye nkihagera narababwiye ni se muzamfasha mujye mu mwanya njye gusenga baravuga ati nta kibazo wewe warangije akazi ugenda ujye gusenga mu by'ukuri numvaga ko bambwiye gusenga numvaga n'amafaranga yabo bayihorera kuko numvaga muri ngiye kubohoka kwanjye ari ugusenga wasengeraga he sengeraga muri ADPR n'ubu uracyayirimo yego okay numvaga n'amafaranga bayareka ariko ngasenga kuko kubohoka kwanjye kwari ugusenga narahageze barambwira ati se ubu ngubu mama we muracyavugana tangije ndababwira ati arampamagara nkamuvugisha nta kibazo se witeguye kumubabarira ndababwira ati yego kuko nimba usenga ukaba usaba Imana imbabazi ko ari byinshi uba wiriwe mu isi wakoze ntabwo Imana izakubabara nawe utabanje kubabarira babandi usize inyuma ubwo ninde wabikubwiraga nyoko buje yego yarasengaga nawe yarasengaga mu by'ukuri aho narahabaye nahabaye igihe kinini ntago bigeze bamfata nabi cyane kuko ahanini baranyemeraga nkajya gusenga nkumva muri njye ndishimye cyane muri urwo rugo rero urahaguma ubona wakoze amezi angahe amezi 4 baguhemba 14 amafaranga baguhembaga wagera gute naguragamo imyenda tangije andi
nza kubona umuntu wigisha abantu gusuka ndamubwira ati se ko ushaka kwiga gusuka, arambwira ati se nakubona gute, ndamubwira nshobora kuza nko mu masaha 8 gutyo kuko aribwo nabaga nsoje akazi, kansanga mu rugo kanyigisha. Yarambwira ati nta kibazo, narayamuhaga akanyigisha nyine akansigira n'ibyo nkora, nka saa 8 za nijoro nkaba nicaye ndi kubikora. Warabimenye neza? Yego. Muri urwo rugo wavuyemo werekeza he? Muri urwo rugo nari ndimo naje gukundana n'umusore. Wari ugize imyaka ingahe? Yagize imyaka 19 igiye kuzura. Urukundo ruraza? Yego. Yakoraga iki se? Yabaga aho hafi? Oya. Yabaga Kacyiru. Muhura bwa mbere mwahuriye he? Duhura bwa mbere twahuriye kuri telefone. Kuri telefone? Yego. Yaraguhamagaye? Yego. Bamuhaye pase cyangwa birashoboka ngiye yarambwiye ngo yaranze. Ngiye yarambwiye ngo yaranze. Duwe nyine nge mbona simuzi. Ngo bamupasha umwana. Muhuye bora ntumuzi? Yego. Uza kumukunda? Yego. Biba byoroshye kugira ukunda umuntu mwahuriye kuri telefone utari wamenya ninde cyangwa byatewe n'uburyo yaguhaye ke? Ntabwo nahise mukunda. Twamaranye igihe, ukwezi kurangiye kundi kwezi kwa kabiri nagiye nyine mbona afite imico myiza nta kibazo. Ariko iyo muvuze ngo umuhungu afite imico myiza ni nk'urugero? Urugero iyo nagiraga ikibazo yambaga hafi. Ubu ni umutima mwiza ntabwo ari imico myiza? Imico myiza ntabwo ningereraga mubona mu bintu bibi. Wigeze ujya kumusura aho yabaga se? Nagiyeyo. Ubona ntabwo kubaganiye? Oya. Ubona uravuga ati umusore kweri? Yego. Ubwo sabwo kuki utavuze ati ubu ni muzima? Oya. Je nabonye ntari biryiwe. Ushobora kujya wenda ushaka kagukubaganira atabikora ukamwita idage? Oya. Siko byari bimeze. Murakomezanya? Ukomeza kumukunda noneho bituma umukunda cyane? Yego. Tinagira akabaza kanyumva muraganira mbese wumva utangiye kumwishyiramo cyane ko mushobora no kuba umugore n'umugabo. Icyo kigero wakimukunzeho? Ku giti cyanjye ngiye numvaga mufata nk'ababyeyi banjye. Kuko ikigero namushyiragamo yamaga urukundo nk'urw'ababyeyi banjye batigeze bama. Wari waramwanditseho ngo iki kuri telefone? Aravyibagiwe. Cyo kibi cyo gukundana n'umuntu mugashwana umwibagiranwa nibye. Okay, ntacyo dukomeze. Ati yaguhaga urukundo nk'urw'ababyeyi bawe? Yego. Naramukunze. Maze kumukunda igihe kiza kugera arambwira ngo ararwaye ashaka kujya kumusura. Yego. Yamayerisha bisabira nyine uburenganzira. Bisaba uruhushya kuko nubwo bwa mbere bari bushinsabye uruhushya rwo kujya gusura umuntu. Nyokubuje yamenya ari nde? Naramumubwiye. Yaramuzi? Yajyaga aza kugusura? Yaje umunsi umwe nyine aramubona. Uramubwira ati uyu ni sheri? Oya ntabwo ari uko navuze. Navuze ko ari inshuti yanjye. Arambwira ati genda ujye kumureba nta kibazo gusa wirinde kandi ubanguke. Nagiyeyo kuko nsanga araryamye, nsanga n'inshuti ze ziri aho ngaho.
maze kuhagera barangije baragenda baranyakira bamaze kunyakira bampa n'icyo kunywa ndanywa sinzi uko byagenze nanjye naje kwisanga maze gukanguka yego uretse aho hantu tuhatinde ndabizi muri komanteri n'ibyo bintu abantu bari guhita bavuga ntabwo uzi uko byagenze yaba yaraguhaye se dawa yaba yaraguhaye wenda nk'agafanta karimo utuntu ugahita usinzira naherutse bampaye ikintu cyo kunywa naranyweye ubu uhita usinzira yego ukangutse usanga umuraryamanye yego hari muryamanye ariko gusa ese ibyo bitwaye iki wenda warananiwe arakuryamisha oya hari ibindi yari yakoze yego yo yari yagutwaye ubusugi Emi karame washidutse usanga byabirangije yego urababara ihangane ntuze kurira ariko wambwiye ko wakomeye ntuze kurira urataha watashye ubabaye yego wa mwanzi kubera iki ntabwo nari nzi ko ibyo bintu yabikora naratashye ngeze mu rugo oya ntabwo nahise ntaha narahagumye ndamubwira ati si ubu ngubu nk'ibintu wakoze kuki utabanje ngo ubimbwire ese kuki wabikoze ununguye ni ukubera iki ntabwo nari niteguye ko ibintu ushobora kubikora n'uburyo nakwizeraga cyane yakibikubwira se wari kubyemera ntabwo nari kubyemera nyine yarabuze ni nyine kubera ukuntu nabonaga usenga cyane ntabwo wari kubyemera niyo mpamvu nakoze ibi ngibi ntumbishije ndemerewe cyane warahagumye wahise wishingira oya waraharaye naraye nicaye buri ndabonyeraho nangize waravuze ati n'ubundi byabaye oya dufatireho ngeze mu gitondo nka saa 11 nahise mfata moto ndatangira mu rugo avuga ise waraye he mu by'ukuri ibintu byo kubeshya ntabwo byari ibyanjye narababwiye ko ibintu byose byagenze bampa agafanta ndasinzira babwira uko ibintu byose byagenze ndi no kura nyine mbese byose uko byagenze baravuga ati ya mwaye ubusugi barangije nyine baravuga ngo ihangane ese ngo watubwira amazina y'uwo muntu tukamukurikirana ku mutima nkavuga ni ubundi ni ndamutse mbivuze bwo nifungishiriza umugabo naba nkoze iki benshi ariko bajya bavuga ati ariwe umfungire umugabo bagumye babimbwira cyane ndababwanire kanze ndaza kubabwira sinabibabwira ndabihorera haciyeho iminsi 3 nibwo nari ngiye kujya mu mihango nayibona maze kuyibura ndavuga ni subu kuko yaba yaraneye inda nabigenzane ubu sinawe ngiye gusubira muri bwa buzima bafashe ku ngufu wese bahita bamutera inda gasanga ari abantu bamaze imyaka ningahe babikora badasama ariko umuntu bafashe ku ngufu wese abantu bose njya nakira bari kumpa umwene ubwo buhamya mbwira ko ngo ari rimwe ngo byari bimubayeho nawe byari rimwe yego bihita bihwaniramo kinuvaga ko nyine umuntu bikoze ahita twarinda bihita binakubaho ahubwo ubwo iyo minsi 3 irangiye sinigeze njye kandi itariki zari zigeze ndangije ndatangira nyine numva umugongo uri kundya numva mfite isesemi nyine nk'umuntu twite mu by'ukuri ndabibabwira ariko ndi kumva nameze neza ati ariko ntandi ushobora kuba ufite kandi nimba nayifite tuzagufasha kuko ntabwo watubereye umwana mubi ndababwira se mugute muzamfasha nkaho ari mwebwe mwayeneye se muzanyihanganira ibintu byose ngo yego ngo nta kibazo mpamagaye umuhungu mbimubwiye ngo reka ngo amezi 3 narangira nibwo tuzabana ndamubwira ntabwo bishoboka ahubwo ndajya muri Nyabarongo arandije aravuga ise rero ntabwo ndahembwa ndamubwira
yego ayo nakoreye ubu ngubu reka nyaguhe ariko njye ntago ibyo byashoboka. ugura umugabo wamuhaye angahe? oya we yaravugaga ngo none se ngo urabona twahita tujya kubana ngo biradusanga ibintu byinshi. ndamuganiye mu mafaranga afite makeya dushobora kubigura. wari ufite angahe? nari mfite 35. ntabwo yari menshi nubwo yari make cyane. ubu urayamuhaye? aramubwiye ngo nyine ngo duhure yanzanire. niga moto turahura ndayamuha. ajya gushaka inzu. tangije ndagenda nsezera aho ngaho narindi. baramubwira ati nta kibazo. ubwo wasanze wari warasamye? naragiye ngeze mu rugo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu imihango ndayibona. bamuhaye ifungo? yego. nushaga ndakanyishe. ntumbwire ko wavuze ati reka nzira ajya yintera neza. mamagara aho nabaga ndabibabwira baravuga ati nyine ni ubwoba wari ufite. ati ntago n'ubundi biragoye kuba wahita uyitwara. ati ni ubwoba wagize. kandi urumva wowe wari wamaze kujya kwishingira? yego. uza kubona imihango? yego. inda ahubwo yaje kuza nyuma? inda yaje kuza nyuma. yewe muhungu nta nubwo yahamyaga vuba. nari maze kugira ngo yari sineyipa. maze kuyibona nari bababwiye baravuga ati nyine byarangiye emera guma ku mugabo. guma ku mugabo. nanjye nyine naravuze ni kuko mukunda ntabwo namusiga. kandi waramukundaga? yego naramukundaga. nawe yaragukundaga? njye nabonaga nkunda. wabonaga gukunda? twaragumanye. nyine bimwe ntabonaga ari umusore ntangira kubona ari ibintu bidasobanutse. usanga anywa itabi, anywa inzoga? nasanze anywa inzoga. kunywa inzoga se aricyo bitwaye? numvaga njye ari ibintu bimbangamiye. ndangije nyine ahantu yakoraga aza gushwana n'umukoresha kandi ari umuntu ufite amafaranga. baza gupfa amafaranga. barangije baraza nyiragutabaraza avuga ati tugiye kumufunga. tanje ndababwira ni ubwo umukoresha yari kuvuga ko yamwibye? yari ari kuvuga ko yamwibye. tangije ndababwira ati hoya ntago umuti ari uwo guhita mumujyana kumufunga. nyine nawe arambwira ati bihorere ati bari gutangira gutera amahane. nsaba imbabazi. baje abayobozi baraza baravuga ati rero tuwereka tugwete icyo nitahire mu rugo rwose. tuyungu turamujyana turatumumarane nk'imyaka 5 azagaruka azi icyo gukora. azi n'ubwenge yarashyize ubwenge ku gihe. utwite? ntago yari yakagaragara neza. nanjye sinari mbizi ko nyifite. yego. napfukamye hasi mbasaba imbabazi ndabinginga. ku bw'amahirwe mbona nyine baramubabariye. ntangira kuvuga ati none se umuntu uri umugore ye n'umugabo ni uko bimera. ibi ni imiguruka imeze gutya. ndavuga ni si noneho ndapfuye ibi ni ibiki. nyine nangira kwibaza byinshi cyane. numva nyine ni ibintu bindemereye. numva birancanze. naje gusama. njya kwa muganga. ngiye kwa muganga inda barayibura. ndarwara cyane handi narukaga n'amaraso. bayibuze njya mu bitaro maramo icyumweru. umuntu wari undwaje n'umugabo kuko maze gutaha nageze mu rugo nirengeje iminsi 3 nabwo ndongera nsubira mu bitaro. nsubiye mu bitaro maramo amezi 2. noneho handi byari bigeze meze nabi ninda gupfa. ahamagara iwabo barababwira ati se ko umugore amfanye kandi anatwite mwamfashije. baba baramubwira ati reka tugufashe iki.
ati n'ubundi ati nawe ubwawe ntago twumvikana kandi waratunaniye ati ko mwahuye timuzirwarize mu by'ukuri akazi ke kari karanahagaze sibyo nko kuba nahamagara nk'inshuti zanjye nari nzi zikamfasha zimaze kumfasha mva mu bitaro njya mu rugo nirenze ukundi kwezi maze kwirenza ukundi kwezi nsubirayo noneho inda igeze amezi 5 ndimaze kugira amezi 5 naragiye noneho nsa nk'umuntu wibereye mu bitaro neza noneho umugabo nawe akajya agenda akagaruka yenda nk'abantu bari mu bitaro nibo bamfashaga kuko nta wundi muntu twari turi kumwe igihe cya covid mu kwezi kwa 4 nari ndi mu bitaro ndigenda igira amezi 7 nabwo nkiri mu bitaro none habona yuko nta muvandimwe afite ugomba kumba hafi nta n'inshuti ye yamba hafi kandi nabona ko agomba gushakisha hirya no hino akamfasha mubyara wanjye yaje kuza ansanga kwa muganga aravuga ati rero reka tujyane iwacu aho kugira ngo ugwe inaha ugende ujye mu rugo haciyeho amezi 2 nza kubyara maze kubyara umugabo aravuga ati ongera uzamuke arazamutse ngeze i Kigali mu by'ukuri umugabo wanjye ndamukunda ntabwo twari tubanyeho nabi twabanye neza mu bino mu byiza twarabanye aza kuvuga ngo nitugende ngo tujye iwabo tugiye iwabo igihe cya covid nabwo barongera bafunga turi iwabo bamaze gufunga baravuga ati ntabwo twakomeza kuba mu nzu y'iwabo twese katube dushatse inzu tube tubaye aho hafi twaragiye badushakira inzu tubamo ariko ibintu byacu byose biri i Kigali dushaka ibindi ntabwo byari byoroshye kuko ngo mu Mutara nta n'undi muntu nari mafite nazi yari njyenyine mara kwagera barambwira ngo ntuzagire umuntu n'umwe ngo wizera winaha ngo cyangwa igitsina gabo cyangwa igitsina gore ngo uzigere uvugana nawe usibye twebwe twenyine ntangira kubona ibintu bitangiye guhinduka maboko aragenda aranyanga cyane akajya aza mu rugo n'umuhungu we ariwe mugabo wawe ariwe mugabo wanjye bakanoteza cyane bakajya bavuga ngo ndi umunyenyanza bakajya bambwira amagambo menshi kandi ntazi n'icyo asobanuye ndangije nkajya ndara no hanze mfite agahinda nabuze uwo naganiriza igipangu twabagamo nacungaga baryamye nkicara hanze n'umwana nkuma mfite agahinda avuga ni Mana umugabo wawe we kandi mwarakundanaga batangira kugira ubwo yari ari kumva amabwire y'iwabo yumviye nyina ijambo ryamvubeje ni rimwe yaravuze ngo ndabizi ko ngo unkunda kandi unkunda cyane ariko njye sinigeze ngukunda ndamubwira ise nimba utarankunze kuki wemeye kubana nanjye ngo nuko nari nzi ko ntwitiye ngo rero ntago nigeze ngukunda ubu nibwo ndi kugenda navuga ko nagukunda kuko mfitiye umwana ndamubwira ise niko iyo mpamvu muri kungaraguza agati na mama wawe arangije aravuga ngo ngiye ngomba kubahiriza ibyo mama ambwira byose nateka ntabirye mu by'ukuri byari ibintu bigoye cyane naciye mu kigeragezo kitoroshye
kandi nta muntu nzaho ngaho Nyagatare. Ndangije ndabwani rero mureke nigendere kandi n'umwana wanjye ndamujyana kuko namaze amezi 9 mutwite mu nda. Ngaruhana nawe kwa muganga sinigeze menya uko hanze hameze, sinigeze njyanga ibiryo bigere mu nda. Niyo mpamvu ngomba kumujyana. Bahamagaye ubuyobozi haravuga ngo umugore aragiye yatunaniye. Ubuyobozi buraza burambwira ati cara hasi utubwire ikibazo uko kimeze. Bamaze kuza ndababwira ati nabwira icyo bahamagariye, arababwira mu by'ukuri aganda n'inimba naracece ndarira hafi isaha yose. Baravuga ati nimumureka amare kurira ubundi atubwire. Narababwiye barangije babategeka ko bagomba kunsaba imbabazi. Barazinsabye, bamaze kuzinsaba nanjye ndababarira. Nijoro umugabo ngiye kumumva arambwira ngo mu gitondo ndajya i Kigali. Ndavuga nise kubera iki tumaze kwiyunguka bushatse guhita ugenda. Arangije aravuga ngo ngomba kujya i Kigali ngo kandi bagomba kubinaha mu cyaro gukaba impande y'iwacu. Ndabwira nise kubona mu mwe tudashobokanye, base wanyimuye muri no quartier dutuyemo ukanjyana mu yindi byibuze ukanahansi gukagenda ko nta kintu bintwaye. Yaravuze ngo ntago bishoboka ngo ugomba kuba hano paka ngiwacu bageze 8 bamo. Ntabwo nisubi mu mazaga 8 aruko mbayeho gutya mangayitse birenze. Yaravuze ngo ibyo nibyo ugomba kumenya. Mu gitondo yarabyutse arambara, iwabo ngiye kumva baravuze ngo wewe ngo nta matera turayikeneye ngo kandi dukeneye n'ibikoresho byacu. Ndavuga none se kugiye bakaba ubu ngubu ngende umwana turasigara turyamye hasi turakoresha iki mu nzu kumva byose babijyanye. Yaravuze ngo ibyo nibyo ugomba kumenya. Umugabo yarateze i Kigali, amaze kuza i Kigali turangije niho baraza barabifata barabijyana. Nanjye mbona ko birangiye, nanjye nahise meye ku mwana nuvuga ko nsize agiye nyine kandi abo bose bajyanye ibyabo byose. Nahise meye ku mwana mfata moto ndatega ndataha. Maze gutega ngeze mu rugo naho n'urugamba rukomeye ntago byigeze byoro. Mu rugo barambwiye ati n'ubundi washatse umugabo w'imbwa utigeze wifuza kumenya kwa nyirabukwe. Ati niyo mpamvu n'ubundi mutari buzamarane kabiri. Bise umugabo wawe imbwa? Yego. Ninde wabivuze? Ni umugabo wa mama afatanyije na mama bose niko bambwiye. Kamaze kubivuga nyine bakagiyewe bananyuma n'ibyo kurya. Kajya banyuma ibyo kurya, kajya mfata umwana nkamuheka ajya guhinga. Ataha saa 8 nkabona amafaranga yo kugura isabune nkamesera umwana, nkabona ibyo kumugaburira. None ugera akazi ndakabura nuza neza numva ndasaze. Nkavuga nise Mana kubera iki ibintu nabaye mu buzima bubi kuki ngiye no gusazira mu buzima bubi. Hafi no kundaza no hanze. Hanyuma bene mama bakajya bavuga ati n'ubundi uri ikinyendaro uri ikigoryi n'ubundi ntacyo uzimarira. Umwana wawe mwari muri kumwe? Twari turi kumwe. Kandije maze icyumweru cyose ntagenje ahantu mu ishyamba ndasenga Imana. Ndavuga ni Imana mbabaye kubi ngibi ngiye gukora kuko mbona ko ubuzima bwananiye bunduhije kandi numva ko nenda no gupfa ariko sinshobora gupfa nsize umwana wanjye ari wenyine. Ushaka ko muyahura? Kuko nigeze mbona amahirwe yo kubona data. Sinifuza yuko umwana wanjye namusiga ahantu banyanga gutya nawe ubwe batamwemera. Byibura reka ise zamubone.
kuko ntago bamwanga. Ngasenga cyane, aho hantu navuye nka saa 11 za nimugoroba ngera mu rugo. Icyo wumvaga ugiye gukora ni iki? Icyo numvaga ngiye gukora nuko numvaga ngiye kumusiga nkagenda nkajya gushaka akazi. Wari ugiye kumusiga he? Ngiye kumusiga mu rugo. Abantu mu ishyamba nari ngiye gusenga, numva ko ngiye kumusiga mu rugo. Amara kumusiga mu rugo nkajya gushaka akazi nkajya mwitaho. Naratashye ngeze mu rugo baravuga ati na wari wagiye kureba uwo mugabo wawe se mwari mwahuye? Ndavuga ni hoya nari nagiye gusenga. Nagiye mu kazi bwarakeye, umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu kwa mama wawe ndamusiga. Mama wawe none yari yemeye kumusigarana? Naramubwiye ati se wambabariye mu bye by'uru kansigaranira umwana nkajya gushaka akazi, kubona ko byanze, kubona n'amata ye nanayabuze, byibura ko nzajya amafaranga yose mpembwa nzajya mpitanya guha yose, ko nari igiceri cy'icumi nzakuraho. Aravuga ngo nimba ubyemeye tugakorana ayo masezerano ngo nta kibazo. Naragiye mu by'ukuri njya mu kazi, naturutse mu rugo nka saa 9 za nijoro, ahantu haterwa inoti 2,000 na moto, nahagenze n'amaguru, imyenda ku mutwe, basiga baryamye. Ubwo ni hehe? Ni Nyanza hariyo? Yego. Ngeze mu kazi numva biranze, n'umutwe ndasara. Ndavuga ni gute nkiza umwana wanjye? Ubusubu koko aya mafaranga yo azamarira iki? Wese azamumarira iki atandeba? Kuna murebaga byubura ngasinzira. Narariraga ku manywa na nijoro, aho nakoraga nabo baranyihanganira. Ndabwani ni mube mu avance nohereza umwana wanjye, musize nta mata afite. Barayampaye nyahamama, maze kuyamuha n'ukwezi kurangiye nabwo ndamuhereza ndi, aho nahembwaga yose ndayamuha. Ariko se aza kumamagara, arangije arambwira ngo kuba ngo yakoze ikosa ryo gufata umwana wanjye ukamujyana ngo ni ikosa rikomeye, ngo kandi uzi neza yuko iwanyu muri abatindi nyakujya, ngo kandi uzi neza yuko. Ndamugana se kubera iki? Ngo iwanyu muri abatindi nimufite naho kuba, ngo umwana wanjye ngo uramufata uramujyana. Ngo ubundi nakoze ikosa, ngo ubundi ukimara kumubyara ngo mba narahise mufata nkamujyana. Ndamugana se kubera iki wabikoze, ko nta kintu kibi nigeze ngukorera, kandi ko nakubwiraga buri kimwe cyose cyo wambuzaga ko ntigeze ngikura mu buzima bwanjye. Ngo ibyo ngibyo ugomba kumenya ngo iwacu turi abakire, ngo kandi nanjye urabizi ko ndi umukire, ngo wagombaga ko mu mwana wanjye. Ndamubwira ahubwo ikintu nakwisabira ni kimwe, mfasha umwana wanjye byibura nayigira hejuru nzamuguha nta kibazo. Ngo hoya ngo ntabyo kumumanga, ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo etike ku mwana wanjye ngo umume, ngo kandi nuramuka utamumaye ngo sinzigira mumenya n'umunsi warimwe, ngo nunamumagara ukambwira iby'umwana ngo nzakwita umusazi kuko nzakubabaza ubuzima bwawe bwose. Narambwiye ntuzongere kumamagara. Mu rugo n'abari ko bamamagara tohereza amafaranga, ohereza amafaranga. Ndangije kwezi kwa kabiri kugiye kwikubitamo, ngeraho nakoraga ati ngiye kureba umwana. Isa nawe ari kanesha umutwe ngo mereze umwana wanjye. Naragiye ngera mu rugo, ndebye umwana ukuntu ameze, ndeba n'amafaranga noherezaga buri munsi. Bajije barambwira ngo umwana wawe ngo arya nk'iby'abandi barya, ngo kandi amafaranga ubwira kuko ntago bitureba, ati ahubwo uyu mwana wawe ntago twongeye kumufata nitumukeneye. Ise nawe narambwiye ati noneho kugira ngo umwana wanjye apfe cyangwa nanjye mfe niyahure, reka duhure nguwo umwana. Twarahuye duhurira muri famiye yiwe, umwana ndamumuha
ariko dusezerana ko agiye kumujyana mu rugo bakaba ari bo bamwitaho. Mu by'ukuri umwana naramumuhaye. umugabo Yego. ubu niwe umufite? Yego. niko biba bimeze nyine. Buhamya, ihangane, komera. Ubuzima nyine nuko ni gatebe gatoki, ariko nanone kuba uvuga ati ndasenga, ukomeze usenge cyane, Imana izashyiraho iherezo ryabyo. Ati umwana wanjye muha umugabo, aramutwara, ubu niwe umufite. Noneho ubuzima bwawe wowe uvuga ati kuva navuka sindigera mbona ndi umunyabibazo, navutse mama aranjugunya ibiki nakora, ubuzima bwanjye bwose mpora mfite ubwoba ko nzasaza ari uko ari mu bibazo. Ariko ho muri Imana irahari, kandi Imana yacu ni nziza, igirira abantu ititaye aho baturutse cyangwa se ititaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kuko isaha yageze. Sasa rero ubu ngubu wabashije, mbere y'uko wenda dufata ku musozo tukareba ubuzima bwawe, nimba ari n'umuntu ushaka kugushyigikira, kugufasha, umuntu wagiriraho umugisha uburyo yakubona ubu ngubu, abo bantu bose, nyoko bukwe, umugabo wawe n'abandi bantu bose mwahuye bakugiriye nabi, reka mbivuge gutyo, umubyeyi wawe, umugabo we, papa wawe ntago umuzi, bose warabababariye? Yego. Warabababariye? Yego. Ariko nta n'umwe uratera intambwe ngo agusange agusaba imbabazi cyangwa se akubwira ati mbabarira? Hari n'umwe wigeze gusaba imbabazi kugeza ubu? Mama mbona ariyo ntambwe ari gutera. Mama ubona azahinduka akagusaba imbabazi? Yego. Nyuma yo kutanza umwana uri i Kigali, ukora iki? Ubayeho mu buhe buzima? Ni ahantu ndi kuba. Ahandi hantu naho bagutoraguye? Muri ibyo bibazo byose nanyuzemo, umuma twasenganaga yarambwiye ngo ninze mbe ndi mu rugo, ngo mbe ndi kuruhura mu mutwe, niwe tubana. Ubu ntari icyo uri gushaka, ariko n'icyo gukora? Ndi gushaka n'akazi. Akazi kajyanye n'ibiki? Akazi ariko kose se wagakora? Akariko kose njye nagakora. Navuga ngo uri gushaka akazi, habe hari umuntu ukeneye umuntu wamucururiza, wamukorera ibintu ibyo ari byo byose, nawe uri kumureba, ubwo yazaguhamagara rwose. Hari n'uwagufasha ku buryo hari ikintu ushobora gukora ku buryo wikoreye, apana gukorera abandi. Nta kintu uragerageza nko gucuruza? Nabigerageje tukibana n'umugabo. Wacurujeho iki? Nacuruzagaho ibintu byo kurya. Wabishobora uramutse ubonye igishoro n'ubundi wabikora? Yego. Noneho rero reka ngushimire ku buhamya bwiza dusangije, ukomeze ukomere. Ariko uravuga nimero yawe ya telefone kugira ngo umuntu udukurikiye hano wabasha kukuhamagara, akaguhumuriza, mugasengana, akakugira inama z'ubuzima, akagufasha mu buryo bw'ubushobozi. Aba bantu bose ni karibu, kandi Imana uyu mwana no kuri ababonereho umugisha abakunzi b'Urugendo Online TV. Nimero yawe ni kangahe? Ni 07 30 28 046. Mu by'ukuri ndishimye cyane kuba nicaye ahantu, ndabashimiye cyane. Iyo mvuze ibyanjye mu mutima wanjye numva nduhutse. Nshimira n'umuntu witwa Redamuta, nawe ndamushimiye cyane, ukajya mfasha gusenga igihe numva nihebye, mfite agahinda n'umubabaro, ajya mfasha.
nongera gushimira Imana kuba nyigirije amagingo ngihumeka. Ni ukuri kuri njye mba narapfuye ntago mba nyikibuka, ariko ndabishimiye Imana ikomeje kundinda, ikaba ikomeje kurinda n'umwana wanjye n'inshuti n'abavandimwe narababariye bose. Ni ukuri Imana ndayishimiye. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.